ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Ni Mukankusi Jeanne mugiye gukomeza kuganira tugenda dukomeza kwibukiranya ku bigendanye n'ubuhamya, urugendo turimo rujya mu ijuru, n'ubundi nibyo tugiye gukomeza tuganira. Nagira ngo nongere nshimire cyane abantu babana natwe mukadukurikira, mukabasha no kuduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Reka rero tubanze twiragiza Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuko twongeye kukugiraho umugisha, tukaba twongerewe umwanya wo gukomeza kwamamaza ishimwe ndetse no kuvuga ku mbaraga zawe. Mana yacu, turanezerewe. Ntabwo abantu bose ariko bagize amahirwe. Uyu munsi hari abari mu bibazo, hari abagize ibyago, hari abarwaye ndetse n'abari mu bitaro. Kuba rero turaha ntabwo tubikesha imbaraga zacu, ahubwo ni ubuntu butangaje watugiriye, natwe turabigushimiye. Niyo mpamvu Mwami dukomeje kuguhendahenda ngo urusheho kutweza kandi dushobose kwitwararika ubuntu bwawe, utubabare biba byatonetse bidatunganye imbere y'amaso yawe, kandi utwambike imbaraga kugira ngo tubashe gukora ibikunezeza iminsi yose. Uyu mwanya tugutumiyemo Mwami, tuguhaye ikaze. Reka ubwami bw'Imana bwurukire kubana natwe, kandi turaguhendahenze kugira ngo dutangirane kandi tuze gusozanya. Bana natwe muri byose. Icyo duheje ni imbaraga z'umwijima, ibitero Satani yatugabaho, imbaraga zose zaturwanya z'umubi, natwe turazirwanyije mu izina rya Yesu. Abarwanya ubuhamya, abarwanya ubutumwa, abo bose twahambiriye kuzimu mu izina rya Yesu. Bana natwe dufashe muri byose, kandi umugisha abakomeza gukurikirana izi gahunda. Buri wese ugira umwanya wo kwitanga akabasha kureba ubuhamya akabwumva, nawe nahabwa umugisha nawe. Urakoze cyane ko wumvishe gusenga no kwirinda kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Twagira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 11 n'umurongo wa 6. Turahera kuri uwo murongo wa 6. Haravuga ngo, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Imana idufashe. Reka twongereho undi murongo nanone uboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho 55 umurongo wa 8, naho reka dusome. Haravuga ngo, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ko Uwiteka avuga. Imana idufashe. Ndumva ari ayo magambo tugiye kuganiraho akanya gatoya. Amagambo tubanje gusoma ni amagambo avuga uburyo umukozi w'Imana Yohana yaje guhura n'ikibazo, ajya mu nzu y'imbohe. Ageze mu nzu y'imbohe, yumvaga byanga bikunda mu buryo bwihuse Yesu ari bwihutire kumutabara, akamurengera, akaza mbese kumubohoza, kuko izo mbaraga yari azifite. Yohana rero arategereza, abona ntari kubona Yesu ngo azamutabara murenganure. Kandi Yohana uyu ni Yohana wari warabatije Yesu, wari waramubanjirije, arabanza aramuteguriza. Igihe kirageze, ahuye n'ingorane n'ubundi, azira ubutumwa bwiza. Mu gihe yari afunze, yaje kugira igitekerezo muri we, aravuga ati ariko watuma kuri Yesu, kubera ko ubushobozi bwa Yesu yarabwizeye, mbese yumvaga amwizeyeho ubutabazi.
atumye kuri Yesu abigishwa be baragiye ubutumwa barabusohoza, ariko Yesu amagambo yabatumye yo kubwira Yohana yari atandukanye cyane n'icyifuzo Yohana yari afite, kuko Yohana atuma kuri Yesu we yumvaga yifuza ko yahita yihutira kuza akamurenganura, kuko n'ubundi yari yarenganye kandi azira ibintu bya Yesu. Rero Yesu aramutumaho, mugende mumbwire Yohana ibirema birimo birakira, impumyi zirimo zirahumuka, abarwayi barimo barakira, mbese n'abapfuye barazuka, ibintu bimeze gutyo. Urumva ibyo kubibwira umuntu wumva ari hagati yo gupfa no gukira. Yohana sinzi ko ari cyo byari bumufasheho, kuko yari yizeye ko Yesu wenda ari bumubwira ati nimugoroba ndaza cyangwa se mu gitondo ndahazindukira, ariko amutumaho amagambo ameze gutyo, arangije agere ko ririya jambo dusomye ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Buriya rero Yesu avuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha, yari abizi neza ko hari ibintu agira bishobora kuba byagusha abantu. Hari ibyo tugiye kuza kuganiraho, mwumve ko hari ibintu Yesu agira, hari ibintu bishobora kuba byagusha umuntu mu rugendo, ukavuga uti nakurikiye Imana ariko mbonye ko nshobora kuba narabyibeshyeho. None se Yohana ntabwo muzi ko yabaje ati mumbarize niba ari Yesu cyangwa se dutegereze undi? Kandi ni ukuri Yohana niwe wabatije Yesu, ndetse ngo umwuka wera mumanukiraho, aravuga ngo nguyu mwana wa ijwi rituruka mu ijuru, ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mumwumvire. Ariko ni ukuri Yohana arashidikanya kubera igihe yari agezemo, kandi ibindi kuvuga muri busange hari benshi byagiye bigeraho mu bantu b'Imana, ukaba wari uri ahantu utegereje ubutabazi bw'Imana, uzi ko Imana iri bukurengere, wumva rwose wanabihambiriza abandi, ariko wajya kubona ukabona bwa butabazi ntuhise ububona. Yohana rero ijambo Yesu yamutumyeho n'iryo, yaramubwiye ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha, kandi by'ukuri biza kurangira Herode nako Yohana aguye mu nzu y'imbohe. Herode yaramwishe. Ntabwo turi butekereze ngo tujye kure, kubera ko ushaka uti se ubwo Yesu ntiyahemukiye Yohana kuba yaramubatije? By'ukuri bari baziranye mu buryo buhagije, ariko harigize akamutererana mu kibazo. Ariko burya nta kintu na kimwe Imana ikorera guhomba, nta na kimwe. Yohana uyu nguyu yari yarakoze umurimo w'Imana, mbese arawukora amanywa arawukora ijoro. Yohana yakoreye Imana yivuye inyuma. Urumva rero birashoboka ko Imana niyo itugenera igihe tugomba kubaho, nayo itugenera igihe tugomba kuva ku isi. Niba Yesu yaratekereje akavuga ati uyu muntu yarankoreye, birakwiye ngo agende aruhuke imihati n'imiruho, ntawamenya, ariko wasanga ari uko byaba byaragenze. Ariko icyo nzi ni uko Yohana icyo gihe yatabazaga Yesu, n'ubundi nta butabazi yabashije kubona, yarapfuye. Ahandi twasomye hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesayi, naho haravuga uburyo mbese amagambo y'Uwiteka itubwira ngo ibyo mwibwira, ibyo twebwe twibwira ntabwo ari iby'Imana yibwira, kandi mu nzira zacu ntabwo ari kimwe n'izayo. Byumvikana ko twebwe mu kwibwira kwacu, ndibaza Yohani ibyo yibwiraga yaravuga ati umurimo w'Imana uracyandi imbere, abigishwa banjye baracyantegereje, mbese ndacyafite umurimo. Ibyo nibyo yibwiraga mu mutima we, akumva akwiriye gutabarwa kugira ngo byihute ajye gukomeza umurimo. Ariko urumva ko iby'Imana yibwiraga byari bitandukanye kure n'ibyo Yohana yari arimo kwibwira. Rero hari igihe cyinshi ushaka gusanga imigambi yacu yanyuranye cyane n'iy'Imana, ugasanga ibyo turi kwibwira mu mitima yacu byahabanye n'ibyo Imana itwibwiraho. Mvuga aya magambo, iri jambo rivuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha, ndashaka kubabwira ibintu byambayeho. Njyewe nakunze kwigisha abantu
inyigisho zakunze kumbamo cyane ni inyigisho kwigisha abantu kwihana ibyaha nkabereka inzira iganisha abantu mu ijuru iyo ariyo, cyane cyane ko igendanye nuko kwihana umuntu akiboneza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo utejejwe atazabona umwami Imana. Iyo ni inyigisho akunze kumbamo, nkumva mu gihe cyinshi umwuka w'Imana akunda kuba ariyangaruramo. Indi nyigisho yakunze kuganza umutima wanjye niyo kwigisha abantu kwizera Imana by'ukuri, kuko na Bibiliya nayo iravuga ngo ntago mbese bishoboka ko utizera Imana yinezeza, bishaka ngo tuyizere kandi twizere n'imbaraga ifite. Ibyo bintu nakunze kubyigisha mu buhamya bwagiye butambuka. Nababwiye ko nagiye nkora ubushakashatsi ariko nshaka kubona cyane ku mbaraga z'Imana, ngahagarara mu kwizera mu bintu bitandukanye, ari mu bihe by'ubukene ngahagarara mu kwizera, ari mu gihe cy'uburwayi ngahagarara mu kwizera, mu bihe by'ibibazo bitandukanye nkagenda mpagarara mu kwizera kandi by'ukuri Imana nkayibona. Ndetse ariyo mpamvu maze iminsi rwose mbibahamiriza ko nabonye ko Imana iriho. Reka rero mu gihe nari ntwite inda ya 11, Imana yarambwiye ngo Satani yagusabye kwicane n'umwana utwite. Imana irambwira ngo nunagenda mu muhanda ujye ugenda witwara uce kuri borodire y'umuhanda, kuko Satani arimo araguhiga bukwari. Bintu ndabyumva, n'abandi mu muhanda koko ngerageza guca kure, n'abandi mu rugo nka wese Mana nzirinda gute ko utandinze nge biragoye kumenya uko ndi bwitwararike, kumenya uko ndi bwirinde biragoye. Ariko kubera ko Imana ikomeza kubimbwira, nkumva hari sinakwiriye kugendagenda cyane kugira ngo nirinde ngo ntapfa. Noneho ako kantu kuko Imana yambwiye ko Satani arimo kumpigira kuri iyo nda, ashaka kunyicana nayo, narakabanye mu mutima ariko mbanamo na kwa kwizera. Nkaba rero mperutse kuganiriza bene data nongera kurusha mbese kubumvisha ukuntu dukwiriye kwizera Imana, tukizera imbaraga ifite, tudashidikanya, tudaca iburyo cyangwa ibumoso, mbese twumva Imana n'imbaraga zayo. Nari maze imyaka myinshi ndwara ngakira nta muti, nta kujya kwa muganga. Ubushize n'abasobanura babwiye ni kwa muganga by'ukuri pe nta cyaha, kwivuza nta cyaha kirimo. Urumva intego cyangwa se objective nari mfite kwari ukugira ngo njye gusa nibonere imbaraga z'Imana tuvuga, njye nzibwira abantu narazibonye. Noneho naje kugira ikibazo cy'uko nigishije abantu nushaho kongera kumvisha cyane ku mbaraga Imana ifite, mbese nsa n'ushaka kubateramo kwizera rwose, nkavuga mwizera Imana. Imana irashoboye, Imana ni inyamaboko, Imana nta kinanira, mbese mbereka ko nta kintu kibaho na kimwe kinanira Imana. Haciyeho iminsi mike vubaho mba mfashwe n'inda, ubundi nabyarira kwa muganga, ariko kubera cya gihe nari maze ntajya kwa muganga, ndetse iyo nda ya 11 yari ibanjirijwe n'inda yavuyemo. Inda yavuyemo iviramo hano mu rugo rwose, ivamo mu buryo bwiza. Umutware wanjye yarambwira ati tujye kwa muganga. Nawe umuganga turi kumwe hano ntarafite imbaraga zirusha gushaka kumbwira kunshyira, reka dutegereze Imana biri bugende neza. Koko twarayitegereje, Imana inkorera icyo bita crètage mu buryo automatique. Ibintu byambaye icyo gihe, mbese nabonye ko Imana nyeretse izo mbaraga ndi kuvuga, byabaye ibintu bidasanzwe, ntabwo no konsobanura hano kuri microphone. Ngiye kubyara rero nahise nibuka ko hari igihe nagiye kwa muganga, mbyara nta muganga umbyaje, mbyara ndi njyenyine, kandi kwa muganga nagezeyo ndavuga nte cyagiye ko nagiye kwa muganga n'ubundi nkabyara, kandi nkabyara nta muganga turi kumwe, kandi nkabona mbyaye neza, ibintu bigenze neza. Ndavuga ntangaho n'ubundi mu kwizera ubundi byashoboka, mpagarara mu kwizera rero.
naho satani nawe yahagaze kuri ya ntego y'uko agomba kunyicana n'umwana ndi kubyara. Reka ndwane n'inda, ndwana no kugira ngo mbyarire mu rugo neza. Satani aritambika, mbese satani azi kudusaba no kurwanya umugambi w'Imana, kuko mwumve ko ibyo bintu byari biri mu kumbaho cyangwa se byambayeho. Hari ikigenderwa satani yari afite. Muzi ko njyewe namye mbabwira ko nari naragambiriye ko abana ntwite nzababyara bakanshiramo, cyangwa se abana Imana yashimye ko nzababyara bakanshiramo. Ariko inda nayigiyeho yanga kuvuka, ndahanyanyaza pe biranga. Ariko nkumva ndasa n'umuntu ushaka guhagarara cyane kuri ya magambo mperutse kwigisha bene data, mbabwira inti Imana nta kinanira, Imana ni inyamaboko, Imana mureke tuyizere kubibaho byose. Kumva rero ngo Imana ananiwe kumbyaza bene data byambereye ihurizo. Ndavuge nti kujya kwa muganga ndabizi ko nta cyaha kirimo, ariko nindamuka ngiyeyo ba bene data ndahamirizaga Imana n'imbaraga ifite, nkababwira ko nta kintu kibaho ku isi y'abazima kibasha kuyinanira. Nzabasobanura nte ko yananiwe kumbyaza. Ndabanza nihagararaho. Dayimoni nayo ishinga iryinyo ku rindi, yavuga iti ndakwemeza, ku buryo narwanye n'inda, ndahanyanyaza, inda yanga kuvuka. Ngezaho nza kwibuka iryo jambo Imana yahoraga imbwira ko dayimoni ntegeye kunda ngo izanyicane n'umwana. Icyo nakoze ni iki? Nahise mbwira abo twari kumwe munjyane kwa muganga. Turagenda tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga, kubera ko nari namaze umwanya munini cyane ndikunda, abaganga ab'infirimieri bankubise amaso, bahita babwirana bati ka special. Bose bariruka bati ka special, bahamagara abadogiteri. Nabyajwe n'abadogiteri. Ab'infirimieri bavuye mu nzira babonye ka special. Ubwo murabyumva nko ko shitani yari yabigenje, byabaye ka special. Naraye kwa muganga maze kubyara, mvuge nti ibi bitaro ntabwo nzabivamo vuba, kuko numvaga nanegekaye. Umugabo ndamubwiye nti ugende unzanire ibintu byo kwifashisha hano, ukiri ibitenge mu gikapu, uzana amakuvuro n'amashuka byo gusasa n'ibindi byose nzakenera. Ndabona ahangaha nshaka utazahava vuba. Ubwo nararyamye, bigejeje mu masaha ya mu gicuku, nuba nshatse kujya mu bwiherero. Umuntu wari wamperekeje muri mukazi wanjye, ndebye mbona agatotsi kamufasha. Ndavuga nti ariko reka ninyeganyeze numve ko nkimeze nabi nkuko nari imeze. Ninyeganyije nsanga nabaye muzima, ndi mutaraga. Kandi ubwo umuganga wambyaje yarambwiye ati rwose biragaragara ko ufite ikibazo, urarwaye, ati numara kuva ku kiriro umaze gucyura ubyeyi uzagaruke hano tukuvure. Ntabwo ko shitani yari yabigenje mbizi, ariko umuganga nuko yambwira ati rwose urarwaye, ufite ikibazo, uzagaruke hano tukuvure. Bukeye mu gitondo nsanga ndi muzima, ku buryo ubwo muri icyo gicuku nijyanye mu bwiherero. Wari wandwaje siniriwe mubwira ngo ngwino mperekeze cyangwa ngwino mfate, narijyanye. Mvuyeyo ndaza ndaryama mbitekerezaho, ndabese ningiye wahise mba muzima gutya? Ibi bintu ntabwo byumvikana. Umutware wanjye mu gitondo yaje ahetse urukapu nk'uko namuhaye komani, mubwiye nti unshakira ibintu nkenerwa, ndabona aha hantu ntazahava vuba kuko ndumva nashegejwe, narembye. Ibintu yarabizanye. Agihenguka mpita mubwira nti yewe ahubwo katujya gusezera dutaye. Ati none si ibintu wantumye? Njye numvaga nari meze nabi, none ndikumva nakize. Rero nta mpamvu yo gutinda hano, sezera duhite dutaha. Umugabo yarasezeye, turataha. Tugeze mu rugo ntababeshye, aho nari ndyamye ku buriri, by'ukuri murumva nta cyaha nari nakoze cyo kuba nagiye kwa muganga. Ariko ipfunwe ryari rindi mu mutima
ni kwa kundi nabwiraga abantu imbaraga z'Imana nkabwe ni kandi imbaraga z'Imana nta kintu na kimwe zinaniwe gukora. ndavuga ibi bintu nzabisobanura bene data gute ukuntu Imana ananiwe kumbyaza. ubwo ndaryama ariko ndyama nsenga mbwira Imana nte aha ngaha ndi ku kiriri ikibazo mpafitiye nawe urakibona. ubu ntibizagaragara imbere ya bene data ko natsinzwe cyangwa hakazagira abasitara kubera inyigisho nabigishije mbahamiriza gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Imana rero ni nziza. Imana ni nziza. Yagize itya inshyira mu iyerekwa. Inyereka ndahantu turi muri stade nabonaga ndimo ndwana n'imbogo. Nkuko mubona abakinnyi b'imipira hari kote imwe y'ikipe n'indi kote y'indi kipe n'abafana bayo. Nanjye rero nabonaga mfite abafana muri kote yanjye, n'imbogo nayo muri kote yayo ifite abafana, dufite n'umusifuzi. Noneho umusifuzi yavuze ifirimbi, imbogo ikazinga umurizo ikaza yirukanka igana honde. Nanjye ngahita mpagarara hamwe nyese nirukaga nagumaga hamwe nkava ngo ndagufashe mu izina rya Yesu. Yazaga ifata mu mahembe nkayizunguza ngakubita hasi. Ibintu byo mu mwuka ni ibintu bitangaje. Uko ngana n'imbaraga zanjye uretse no gufata imbogo ngira ngo hari n'ihene sinayifasha, ariko imbogo narayijunguje nyikubita hasi. Irangije ibyuka yirukanka isubira hahandi ku bafana bayo. Umusifuzi arongera avuza ifirimbi ko tugiye gusubiramo. Imbogo irongera izinga umurizo iza yirukanka ingana. Ndavango ndagufashe mu izina rya Yesu. Imbogo ije isanga nayiteguye mfata mu mahembe ndayikacira ndongera ndazunguza gutya nyikubita hasi. Imbogo irongera byuka iriruka nkisubira ku bafana bayo. Umusifuzi avugije ifirimbi bwa gatatu irongera iragaruka iza yirukana none nkuko yagiye bigenza. Nanjye nguma hamwe ndabango ndagufashe mu izina rya Yesu. Bene data, izina rya Yesu rifite imbaraga, izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Iyo mbogo n'ubundi narongeye nyifata nka kwa kundi ndayizungurukana gutyo nyitora hasi. Nyikubise hasi bwa gatatu yaragandaye kuhabyuka birayinanira neza, birayinanira. Noneho ubwo hashize akanya baza kuyegura kubera ko yasaga niyacitse imbaraga, yamaze gucika intege. Barayegura irahagarara igenda ubona ari ugusindagira nari maze kuyishegesha. Abantuza noneho umusifuzi we yahise avuza ifirimbi aravango umukino wari urimo kubera hano rarangiye. Abafana b'imbogo batoya bati nibongere basubiremo rimwe. Byumvikana ko ndari inyitsinze, ariko umusifuzi arabwira ngo yango ntago basubiramo uyu munsi ngo ahubwo bazongera ikindi gihe. Bene data, kuvuga ngo tuzongera ikindi gihe ntabwo nahise nsobanukirwa neza icyo Imana yashatse kumenya. Njyewe nahise nezezwa mu mutima nuko Imana itanyeretse ko natsinzwe. Ndavuga ngo kuva imbere y'Imana ntatsinzwe. Ibisigaye kuri bene data uzasitara cyangwa se bikamugusha, ubwo nyine azihangane kuko nta kundi byari bugenda. Ubwo rero byabaye aho bene data igihe kiragera mvuye ku kiriri nkagenda nyine nihagararaho nk'umuntu w'umwigisha cyangwa se w'umuyobozi. Nkabwiye nti nyine ni kuriya byagenze, ariko Imana nyeretse narwanaga n'imbogo kandi ndayinesha. Ndabwiye nti hari igihe nyine hazi ikintu kimeze gutyo cyagaheza. Ninababwiye ko kwa muganga nta cyaha kirimo, ntimuze kumbara nk'umuntu wakoze icyaha, kuko inshuro nyinshi mbigisha ko dukwiriye kwizera Imana, ariko ndabwiye ko no kujya kwa muganga nta cyaha kirimo. Rero ntihagira umuntu ufata nk'uwakoze icyaha. Ikindi nkabwiye nti rero ntimugire ngo Imana yabuze imbaraga zo kumbyaza. Buriya nyine abikoze ikora uko ishaka. Nihagararaho igihe kiragera ndongera ndatwita.
ndatwita ariko nkajya abwira Imana noneho rero Mana uzihangana uzamfashe noneho nzabyarire mu rugo bene data babone koko izo mbaraga zo kubyaza abantu no mu rugo zifite kubera ako kantu kari karambereyeho kwa muganga nkabyara nta muganga turi kumwe numvaga no kubyara mu rugo rwose byashoboka ariko mureke muze kumva ibyambayeho muribuka ijambo umusifuzi yavuze ngo bazongera ikindi gihe ariko sindibike mu mutima ahubwo numva kuva natsinze nkaba natsinze imbogo ibindi ntibindeba igihe cyo kubyara yanda yindi cyaje kugera indi mfashe ndavuga nti ndibwizere noneho mbyarire hano ariko nkajya mvuga ngo mwami Yesu nureka nkajya kubyarira kwa muganga kandi ubushize ubona ko naragaragaye imbere ya bene data nk'uwatsinzwe urabungushije bene data iyi Mana dusenga ntabwo ikangwa na biracitse kwibwira ngo urabungushije narabivuze ariko Imana ntiyabiha agaciro habe no kubyumva ahari ndareka nyigeho naho ubwo nasuye muri wa mukino w'ubushize sinkabimenya dayimoni irongera iritambika neza ndwana n'inda ngo mbyare biranga ndwana n'inda ngo mbyare biranga kubyara mu rugo nanone biranga kugeza ubwo nabonye amaze gutagangara ndongera njya kwa muganga ngeze kwa muganga abaganga barambyaza umwana aravuka naratashye ngeze mu rugo ndaryama nkomeza mbitekerezaho akanya ndangije urumva nibazaga ibintu bimbayeho nkibaza noneho usono nzaha bene data nagiye mbwira kumbaraga z'Imana no gukomera kwayo kava zambaraga z'Imana kuko ubu zagiye ariko ntabwo ari uko Imana ari yazibuze ntugire ngo Imana ari yazibuze yihorera Yohana ntabwo yari yabuze imbaraga zo kumutabara cyangwa se zo kumukura muri iriya nzu y'imbohe yaramwihoreye rero iri jambo niryo ryahise riza mu mutima wanjye ngo hahirwa uwo ibyanjye ni Yesu waryivugiye uwo ibyanjye bitazagusha urumva natangiye kumubwira indi kimfata ninjya kubyarira kwa muganga ni mwami Yesu urabungushije ariko mvuye kubyara nsubiza ubwenge ku gihe ndavuga nti bya Yesu ntabwo bingushije bene data bari bamperekeje twari kumwe ndi kumwe n'abamama babiri mo twasenganaga ndababwiye nti Yesu yabwiye Yohana ngo hahirwa ibyo bitazagusha nanjye rero ibya Yesu ntabwo bingushije rwose ndumva bitangushije ahubwo birashoboka kwenda hari abo bizagusha muri bene data bitewe na kuri hakuna bigishaga mbabwira gukomera kw'Imana n'imbaraga Imana ifite ariko nge ntabwo bingushije ubwo nkiri ku kiriri nagiye kubona mbona Imana intumyeho abantu intumaho abantu batari banasanzwe tuziranye bari abantu bahungutse baturutse mu gihugu cy'i Burundi baza kuba mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abo bantu Imana irabatuma irabayobora mugende mungire ku Muhima ahantu hameze gutya na gutya bavuga ikirundi kubera ko ariyo bari hari baravukiye cyangwa se bari maze imyaka myinshi ngiye kubona mbona bampingutseho barambwira bati Imana duhaye ubutumwa bwawe ntiyego baravuga yatubwiye ngo tukusomere amagambo y'ukuntu Imana yagerageje Aburahamu imusaba Isaka ngo ajye gutamba Isaka rero reka tuyagusomere amagambo barayansomera barangije kuyansomera barambwira ngo Imana yababwiye ngo ibintu byagiye bimbaho yageragezaga umutima wanjye kugira ngo irebe uko yimereye nicyo kintu Imana yari irimo ikora ngo irebe ko ndi bugushwe n'ibyayo none rero ikizame ndagitsinze ubwo nari ndyamyeho mvuge umva nubwo bimeze gutya n'abandi bansigayemo tayari nzababyara yari umwana wa 12 ariko
numva sinigeze ngamburura ngo ntekereze mu mutima wanjye ko uburyo ndimo kubyara nzahaye izo nshuro ebyiri zikurikiranye ko wenda binteye gutekereza ko kubyara bikwiriye guhagarara kuko urumva ahanini niho Satani yanganishaga avuga ati aze gufata icyemezo mu mutima agambirire ko ibyo kubyara abivuyemo cyangwa se abihagaritse. Noneho nimara kugambira ko mu mutima burya Imana niyo utabisohora ku muntu ibyo tugambira mu mitima imbere Imana ibibireba. Ngero ntabwo nigeze ngambirira ko nuko ndi kuzahara mu buryo budasanzwe ko kubyara ngiye kubihagarika. Naravuze ngo wenda nzapfa imbyara ariko n'abandi basigayemo nzababyara. Imana iranyitegereza iravuga iti mwana wanjye urwanye intambara nziza, urubyaro rwanjye naho Imana yarufungiye iraruhagarika. Igitangaza gikomeye nubwo mwumva nagiraga ibyo bintu byo kwa nagize ubuzahare busa n'ubudasanzwe, ni ukuri kose nta busembwa byigeze binsigira. Imana imbaraga zayo ndacyazivuga ko ari imbaraga zihambaye, ari imbaraga ziri hejuru y'ibintu byose. Imbaraga z'Imana zirahambaye, nta busembwa muri abo bana. Urumva inda ya 10 niyo yavuyemo, abana 11 barahari. Nababwiye ko Imana yashakiye umwana wo usimbura yanda bakomeza kwa 12. Urumva ko yari yashatse kumpa abana bangana n'umuryango wa Isirayeli cyangwa se n'intumwa 12 za Yesu. Rero ntabwo Imana igitsindwa cyangwa se ngo igire sheke, n'ubundi yahisize n'akana nyine ishyira muri wa mwanya wa yanda yavuyemo bakomeza kwa 12. Ariko icyo nashatse kumumenya cyane n'uburyo Imana igerageza imitima, n'uburyo Imana ijya igerageza abantu. Burya bene data dushaka kugenda tukuzura urusengero twese twitwa ko turi abantu b'Imana, twese twitwa ko turi abagenzi bari mu rugendo rujya mu ijuru, ariko Imana itaragucisha ahantu. Hari ahantu Imana ibanza gucisha umuntu kugira ngo irebe niba kuko kuyikunda uvuga biri mu mutima 100%. Niba urukundo cyangwa se uko kwizera uvuga wizeye Imana, niba ari ibintu biri mu mutima atari byo kumenwa. Imana iyo itaragucisha ahantu twese twatwuzuye urusengero, turi abakristo, turi abantu b'Imana beza, ariko hari ubwo inyuze umuntu ahantu. Buriya se Aburahamu ubwo yamuhagurutsaga imubwira ngo nave mu muryango wa se muri bene wabo, umuryango we. Muribaza ko Aburahamu kwemera akagenda atarakoze ikintu gikomeye, ariko Imana ikareba igasanga ntishizwe. Iravuga iti nzongera ngupime. Irangije imupimisha kubimuhaye akana mu zabukuru ashaje kamaze kuba akana, abwira ati nkorera iki, yatuma kakamugira ahantu. Irangije iti jya ko kantambira. Aburahamu yabikoranye umutima ukunze. Imana iramwitegereza ireba ukuntu nta ngononwa, nta mutima cyangwa se nta ntekerezo mbi zindi zamujemo. Imana iravuga iti Aburahamu ndabibonye ku nkunda. Rero nanjye nuko Imana yantumyeho irambwira ngo yarangerageje nk'uko yagerageje Aburahamu. Guhagarara imbere y'abantu ukifata ku gahanga ukababwira imbaraga z'Imana, wanyuze ukagaragara nkaho ari we wazibuze. Ni bangahe batagwa ko? Ni bangahe batagwa? Wahamije Imana ukavuga gushora byose kwayo, ukavuga imbaraga zayo, byaragize kaguta mu kibuga ikigendera ikareba hirya, ukagaragurika ugahendura hasi hejuru. Za mbaraga z'Imana ukazishaka ukazibura rimwe, ukongera ejo ukababwaho n'ikindi kintu. Za mbaraga z'Imana wahamyaga ukazishaka ukazibura kabiri. Kandi niko abantu baguteza amaso, uri mu kibuga abantu harindiye kukureba, ugaragaye nk'ukozwe n'isoni. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe kandi habwa icyubahiro ko yampaye gukomera muri icyo gihe cyari cyambereye ingorabahizi cyo kwibaza ukuntu nzagaruka guhagarara imbere ya bene data, nkomeza kubahamiriza ko Imana ifite imbaraga, nkomeza kubahamiriza ko Imana ariyo kwizerwa. Numvaga nabanje gusa n'abagize akantu k'ipfunwe mu mutima, ariko ndarije nishyiramo akajya bugabo. Yesu yaravuze ngo hahirwa uwibye bitazagusha. Nagira ngo rero
nkomeze abantu bagiye bahura n'ibibazo bimeze gutyo, ukaba wari uhagaze ahantu wizeye ko Imana iri bwitamure ukigaragaza, wajya kubona ukabona ntayo ubonye. Ubu ibi ngibi ndi kuvuga byambayeho, hari n'abandi bantu byagiye bibaho. Uhereye no kuri Yohana uyu nguyu wari uri mu nzu y'imbohe avuga ati byange bikunda Yesu ari bunkuremo ntabwo nahapfira, yarangiza akanatinywa akamutumaho ariko bikanga. Abameze batyo rero, cyangwa se abahuye n'ikibazo kimeze gutyo, nimukomere kuko Imana igipima imitima y'abantu ikayinyuza ahantu kugira ngo irebe niba kwizera twizeye Imana biturimo by'ukuri. Nagira ngo soreza aha, ariko nshaka gukomeza abantu bari mu bintu bimeze gutyo. Hari abakibirimo wumva ategereje Imana, ariko yareba akabona ntari kubona ubutabazi bwihuse, byenda bikazaba byanarangira n'ubwo butabazi atabubonye. Ntibizakugushe kuko nanjye ntabwo byangushije, ahubwo Imana yaje kunshimira ko yabonye ko kwizera kundimo gufite ireme. Rero ndakwifuriza ko nawe wazava mu cyurimo, ariko ugifite guhamya Imana n'imbaraga zayo. Kandi niba hari undi byabayeho nk'uko byambayeho, ukaba waratsinzwe, wongere usaba Imana imbabazi, mbese ugaruke mu mwanya wawe, kuko ibyo ni ibintu bisanzwe kandi Imana igikora. Ariko mwumvishe ko intego aba ari kugira ngo idupime irebe, kuko nababwiye ngo nubwo tuba twuzuye insengero, ariko hari ahantu Imana igenda icisha buri muntu kugira ngo irebe ibyo avuga niba ari iby'ukuri. Murakoze cyane, Mwuka Wera arushaho gukomeza kubasobanura kuvuga aya magambo. Ndashoje, tuzakomeza n'ibindi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?